video abantu bari kugendera wayibonye yego ubonye ari we ariko nk'iyo mwifata ubugoryi ufite video ari gusimbuka umuntu yavunika amaguru atasimbutse ubu nago nagukonyago amabira bintu byakubaho yego uri mariye ntabwo nabaciye umugore wawe nyuma ahubwo se umugore we. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Kigali News Channel, Kigali News Channel. Ngira ngo twababwiye ko tuzajya tubaha ikiganiro, ibiganiro byacu ari akagaruka. God twagarutse vuga ngo B1 Gin, vuga ngo Inyange TV show, ngaha nzika rero tugende. Umeze neza? Meze fresh. Twagarutse. Ntago mbona se mva iyo naje mba naje ahantu ngusanze unsanze mu uretse nivugi unsanze mu miziki muri studio ngiye gusohora indirimbo zigera muri enye cyangwa 5 kwa producer Move icyarimwe nimba ishaka ariko warangije kuzumva nari mpari cyane rwose waruhari yego umeze ute wowe se nanjye meze neza ama ujye umfasha kumva bimwe mu bintu ujye dufasha kumva bimwe mu bintu bitugora kubyumva ibintu byose ko mba numva byumvikana uko byumva yego ngaho nta cyose ntabwo ariko byumvikana hari ibintu numva nshaka ko udufasha kumva mbafasha ko mwumva yego udufasha kubyumva kuko buri abantu hanze ngaha tukwemera nk'umuntu udutanga gushyira ikintu mu nyurabwenge wabwiwe ku ngingo hari ibintu biri kuvugwa hanze ngaha sibyo impamvu naje kureba ni iyi ngiyi umuntu uri kuvugwaho mu munyamakuru sibyo nta mashusho yagiye hanze uwo munyamakuru urumva hari ibimuvugwaho ndatekereza ko nawe nabanje kubikuganirizaho uyu munsi tuvugana bari benshi bari kuvugwa bavuga ko yasimbutse akavunika amaguru ariko ku kigendanye n'impamvu yaba yaratumye asimbuka akavunika amaguru barabihuza n'ibintu by'ubusambanyi video abantu bari kugendera wayibonye yego ubonye ari we muraziranye n'inshuti yawe inshuti yanjye cyane kandi byaba ari byo byaba atari byo nta gikuba cyacitse amanda yawe udufashe buretse gato biba ari byo biba atari byo nta gikuba cyacitse kubera iki nta kintu gishyashya cyabaye ku isi nta kintu gishyashya cyaba cyabaye gusa nta nashatse no kuzuminga noneho babihuje man izi mbuga nkoranyambaga ziraza gukora ibindi nabihuje n'itangazo nyir'ugukekwaho icyo kintu cyabaye kuri we yanditse avuga ko yagize uburwayi sibyo mujye mufata analize mwanariza arabwira ati mfite uburwayi butanyemerera gukora ariko nzagaruka mu kazi nk'uko bisanzwe kukiriya video aribwo yaje nyuma y'igihe igihe tangazo rigiye hanze sibwo se mwayizanye abantu baba bari gusakuza gusa ese ama wabonye ari we ntabwo nabonye ari we wabonye atari we aha se yaba we nta uretse gato nibyo ndi kukubwira abe we cyangwa ntabe we nta gikuba kigeze gicika ariko nk'iyo mwifata ubugoryi nako rero ngo yarasimbutse man ibintu byo
kuzana ibinyoma mu bantu nacyo kigize icyaha. Ushingiye ku kivuga ko ari ibinyoma. Ngo yarasimbutse, ufite video ari gusimbuka, nimba ari we wenda tuvuge ngo niwe ufite video ari gusimbuka. Umuntu yavunika amaguru atasimbutse aryamye ahantu hariya yaba ari kugenda. Ubu ntago nagukonyagura ayo maguru nkayavuna kandi udasimbutse. Wenda yari ari kwiga siporo nimba ari nawe cyatariwe. Hanyuma icya kabiri ngo yaravuye hehe, ngo yari kumwe n'uwari umwiyegamije amufasha gutya ngo ubu se twe ntago batwiyegamiza. Amabira bintu byakubaho. Yego nawe byaku nguye hasi umuntu akaba yambwira ngo ihangane nkugeze mu rugo. Urumva ababivuga ibintu byo kuvuga ngo yaravuye ngo gusa arasimbutse. Ninde wababwiye aho yaravuye? Wenda tuvuge ko asimbutse. Abantu ni babi, je narabibabwiye, abantu bakunda ibibi gusa nta bindi bintu bishyashya. Ama muraziranye n'inshuti yawe? Ni inshuti yanjye, niba yari yavuyeyo abantu agasimbuka bibaho, impanuka ibaho, ariko wishaka gushinja umuntu ikintu. Ukibona iriya video ko ari inshuti yawe wigeze umuhamagara? Oya, nagura umuhamagara. Ama kurumva kubera ko impamvu nta muhamagaye niye ni naya majwi abantu bagenda bavuga ngo yamfasha amajwi, ngumvira ijwi rya runaka, ngibiki nibiki. Hari ukuntu wifata ukavuga ngo atagira ngo ndi muri ba bantu bafata amajwi ngo kujya kumvisha abaturage. Ngiye ari nimugoroba ndi kureba ku ma scrolling ndeba kuri YouTube, hari title nabonye kuri Ndimba TV. Nisho nikoraho Ndimba TV. Kuva ukivuga gutyo Eren, no kuvuga ngo ntago ndi buyisome neza. Uri gukotinga kuri channel. Ako ntago ndi buyisome nkuko yanditse ko ntago ndi kuyireba none. Ako irimo akantu ko kuvuga ngo ese nawe mu bagore byamubaho akantu nkako ngako karimo. Na Samusoni byamubayeho. Ntabyo uzi cyane. Na Damu byamubayeho. Ubwo yaba ari uwo muri gukeka muvuga, ubwo ni ikintu cya danje kibaye. Ese ama umuntu ahuye n'ibyago, ari muri eta nk'iri, ari muri situation nk'iri, bamwe barafata video, abandi tuna umugabo wawe, abandi tise yitwa nde, ntibirangiri aho ngaho ni kuri scene. Abo bantu se bo byandi nakubwiraga by'abantu man, bari gufata video. Hanyuma se bagiye kumufasha iki? Bigeze ku mbuga, icyo aho nashaka kugera, bigeze ku mbuga. Ibi bintu twese bizatubaho. Nawe? Yego. Ushingiye ku bantu. Bazaza bavuga ikiza kibi bintu byo kuvuga ibintu bitafite akamaro ntago bimara iminsi ye. Amajura nawe uratekereza ko wagera hariya aho amaguru yavunika usimbuka uhunga? Uranapfa nkaswa amaguru. Wabuhunga iki? Wabuhunga iki? Wowe uriyizi turi kumwe nawe. Abantu se bapfuye bose bahungaga iki? Ndabaza wowe. Njyewe navunika amaguru akanacika, nkanababwira ko yacitse, nkasaba n'imfashanyo. Icyo naba munganinge waba ukizi, ukamfasha ubishatse, utabishaka ukabyihorera. Ariko naramuka mpfuye mukaza mwazanye amavewe n'indabo shaka. Ibiriya bintu byo muri showbiz byizi mbuga nkoranyambaga, I don't give a shit, nta nubwo bindeba, sinanabikurikirana cyane. Umuntu ararembye, sibyo? Umuntu ararwaye, bigeze ku mbuga nkoranyambaga, aho kugira ngo so ubundi muri gukoteza amafaranga wenda nimba ari we ngo mumuvuze. Icyo mbaza ni iki? Ni gute twisanze ahantu h'umuntu abantu bashobora kubona iyo video, sibyo? Sereka nkubaze, sorry gato, mwamubonye yambaye ubusa? Uwo bari kumwe yari yambaye ubusa?
ni ikihe kimenyetso muri kugenderaho muvuga ibintu mutazi? wowe icyo uri kugenderaho uvuga ko yavunitse amaguru ni iki? Ninde sa nuko muri kuvuga ibintu ngewe nkabyumva ku mbuga nkoranyambaga, wenda bari bamugongeye hariya hari mu sinzi nimba ari nawe noneho ntabwo uramenya ko ari we cyangwa atari we. Ama yaba ari we yaba atari we, njyewe wenda ndabihuza n'itangazo yanditse nkenda kugiramo agasamusamu kuko ashobora kuba ari we. urumva akimara kwandika ririya tangazo hari abantu bamwe na bamwe batanze ibiganiro, ndaza kwirinda kuvuga amazina, ntuzajya umbwira abantu njyewe ntabwo ndi kukubwira kanaka bavuga ko yavunitse, ariko ntabwo ari icyo nshaka kubaza. Icyo nshaka kubaza ni iki: umuntu ararembye, tubonye video ye, aho kugira ngo twihutire gufasha dukoze ama-challenge, sibyo? Tumwiga bari abantu ba challenge bo nabonye nini ubonye iriya video bantu barashaka hit mu buryo bumwe cyangwa ubundi. iriya video wayibonye ngo mbwira? Nayibonye nk'ubugoryi njyewe, I swear niyo byaba ari byo, kubera comment z'abantu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo njya nsoma comment nyewe. Ama-G, Sabe ni inshuti yawe? Sabe ni inshuti yanjye pe, ntabwo nabeshya. Umuzi? Biriya bintu yabikora? Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ntabwo nabyemera, ntabwo nshobora. Kereka muhamagaye, kandi njyewe sinkunda urabizi iyo umuntu ari mu bibazo sinshobora kuvugana nawe kuko nzi ko nta kintu ndi bukemure ku bibazo afite, mba numva ndi guhura. Ama imbuga nkoranyambaga reaction ziri kugera ku bintu runaka, hajemo akantu kameze nka coronavirus n'icyorezo. Nunyataka ndakwataka, turatakana, abafana nabo bagaterera hejuru ngo twe duherereye kuri uyu. Ni ibintu bidafite, sinzi ukuntu nabikubwira mani. mwese abakoresha imbuga nkoranyambaga ni twese, ni twese. Urabona nk'abantu bakoze iriya challenge bayikoze mu buryo bwa comedy, kandi ibyo nta comedy zirimo mani. Ibyo ngibyo nta mani, mujye mufata ibintu, igitiyo ni igitiyo, ikiyiko ni ikiyiko, umweru ni umweru, umukara ni umukara. Comedy hari handitseho comedy, no sara ni comedy night cyane, ibintu bisa nk'ibitebya. Etebye iki? Urumva nyine ababivuga baraseka, bafitemo akantu kakamwe ati wavunize, ati se n'umugabo wawe aseka iki? Ubwo umuntu aba ari guseka iki? Mujye murika ibyo bintu mani by'imico, tujye tujya muri showbiz tuvuga ibintu bishobora kuwenda gusetsa abantu, ariko nimba ari nabyo ari nawe, ibyo bintu ntabwo ari ngombwa kuhita uvuga ngo mfatiyeho. Ama-G, uriya muntu uri muri video yari yambaye impeta, none se urashaka ko aba yambaye? Ni we wenyine wabonye yambaye impeta? no, icyo ndi kuvuga ntabwo ndi guhamya ko ari we, ndi kukubwira uwari muri video yari yambaye impeta. Iye video kumbwe ngo hari zo gusetsa, ninde se wakubwiye ko yayindi atari ugusetsa? Urumva njye ikibazo mfite man, ntago wanyemeza ibyo byo bimenya, kubera ibintu nabonye by'amapropaganda y'ibintu byo gusebanya. Umuntu ashobora no kugukoresha ibyo bintu. Nose njye nagiye i Muhanga, mbona umuntu dusa gutya nsa njyewe, arambwira ngo njye kumwereka ababyeyi banjye, ngo yari yarambuze. Hari igihe rero ushobora kubona umuntu wakoze biriya bintu, hari n'icyo yagendereyeho bitewe na post uwo bakeka ko ari we yapostinze, bagashaka n'umukobwa usa nk'umuntu bakunda kugira. hanyuma se kumbwiye ko hari n'abandi babikoze ngo basetse. Ibyo ni ibintu bishekeje. Yego.
uri mariye ntabwo nawe uciye umugore wawe inyuma ahubwo se umugore we jewe umugore we njye ntabwo arimyo nshaka kwinjiramo icyo mbaza uri mariye yego ufite umugore sibyo ujya umuca inyuma ujya utekereza ko nawe twabona video isa nk'iriya cyangwa nk'iriya niyo mwayibona ntacyo byaba bimbwiye njyewe ariko ntabwo najya muri ibyo bintu aferi z'ubufu ziba zararangiye buriya umuntu yafashe umwanzuro ngo nkoze iki n'iki ngereka nkubwira akantu ka danje ibintu byose abantu bazamvugaho ndabyemeye nibyo nubwo ubona video tuzabona yawe ubwo ni njyewe ibitutsi muzumva ni njye abantu bazantuka bakavuga ko ndi igicucu ubwo ni njye hari inama ufite wagira abantu muri rusange abantu biyakire bashaka akazi bave mu magambo n'ibintu byo none se ubureka nkubaza nk'ubu iki kiganiro dukoze none ahangaha kidufashije iki muri rusange nashaka kugira abantu inama abantu bashaka akazi bave ubu abantu bari kujya kugura bando ngo bagiye kureba ngo iyo foto bazuminge kandi nimba ari n'umumotari abagenzi bari kumucika narazuminga biramufasha iki abantu muri rusange twese tugire dute rero twashatse ukuntu tubaho kandi tukabaho neza tukishakira akazi tukareka amatiku